Mirimana udasiba Juhoru isenga kandi uyumvire Joana naba neza uyu munsi wa none w'icumweru yego usoza icumweru cacu c'ihuduma yacu cyangwa se c'amasengesho yacu dutangira ikindi cumweru by'ukuri nshimiye Imana ibikoze tukaba tubonye uno mwanya. amen Yakiri nakiriye nanje abantu bose duteranye mu ijambo ry'Imana tugiye kuganira n'Imana yo mw'ijuru abo yemereye bose. Narebye nsanga turi abantu barenga 50 mu by'ukuri mwese uko muri turabiyegereje. Imana yo mw'ijuru ibaheze umugisha. amen Nongeye gushima Imana ku magambo ya kino cumweru twagiye twumva. Mu by'ukuri nk'uko umuyobozi wacu wa gahunda yarabivuze yabaye amagambo meza meza. Rero nta cumweru utagira ngo amagambo meza. Avuga gutya wumva yuko byenda hari icumweru caruse ikindi oya, ariko kandi hari ukuntu ugenda ufashwa uko ivyumweru bigenda bitandukana. Rero abakozi b'Imana utangiye kuwa kabiri umuvugabutumwa wacu atubwiye amagambo meza adutandukanyiriza amabuye y'agaciro n'amabuye atari ay'agaciro. Umuvugabutumwa wacu wakurikiyeho yatubwiye hejuru yari amagufa yari mu kibaya. Atese ingiro kuko yokongera kandi kubaho yego yera ati ni wowe ubizimwa. Haleluya, amen ubakurikiyeho yaduhaye ubuhamya bwiza. Buhamya bw'umukozi w'Imana naranabivuze kandi bwaranubatse rwose nsanga nta mukirisitu n'umwe utogira ubuhamya. Imana yo mw'ijuru iheze umugisha. amen wakurikiye atubwiye itandukaniro ry'ibuye ry'imfuruka, ibuye ry'agaciro birikomeza imfuruka. Ayo magambo yabaye meza kandi yabaye ay'agaciro mu buzima bwacu. Kuba yategereye Imana yo mw'ijuru baheze umugisha. amen kubera nenguye kandi kwakira no gushimira abo twafatikanije uyu munsi, bere data abayoboye gahunda ndetse n'abaririmbye, abo twagiriwe umugisha twese kuba twahawe uno mwanya. Nongeye kandi kuvuga ngo Imana yo mw'ijuru ibaho umugisha. amen Shimira abayobozi bacu abari bateguye gahunda, titwareka kubashimira imwanya buri cumweru. Kera nabonye iki cumweru kera baragiteguye, kera kirahari, buri muntu wese uzokora kino cumweru kibonye. Abayobozi bacu reka tuvuge ngo Imana yo mw'ijuru ikomeze ibasiga amavuta yabatoye mu gihe cyayo, yabashize mu gihe gikwiriye. Imana yo mw'ijuru ibaho umugisha. amen Tutarondogoye uyu munsi w'iyinga ushaka kuba kamugufi kubera ibindi bikorwa byinshi, hasa cyane ni tuba imbere y'abandi bose kuko twebwe kera amasaha kera yakuze turiko turaja kitondo mu gihe abandi bakiri inyuma cyane. Kubera icyo ngicyo turaganira umwanya mugufi kugira ngo abantu bitegure kuja amateraniro y'icumweru. Nashimira mwene data Eric utazuhwema kwikiriza mukozi w'Imana. Ndatekereza ngo ni bakeya mutazamubana mutazamugendana, nawe ndakwakiriye ngo dufatikanye. Imana ngo ijurweze umugisha. urakoze cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana nanone uraja kudufasha. Turasoma Luka ni sura 4
turatangira ku musitari wa 16 tuje kugeza kuri 20. Ubutumwa bwitwa bwanditswe na Luka isura 4 ivensi yayo 16 tuje kugeza kuri 20. Yego. Some igitabo cya Luka 4 guhera ku murongo wa 16 haravuga ngo yego ajye Nazareti iyo yarerewe ku munsi w'isabato yinjira mu isinagogi nk'uko yamenyereye arahagarara ngo asome. Bamuha igitabo cy'umuhanuzi Yesaya arakibumbura abona igice cyanditswemo ngo Mwuka w'Uwiteka ari muri njye, icyo cyatumye ansigira kugira ngo umbwirize abakene ubutumwa bwiza. Yantumye kumenyesha imbohe no ko zibohorwa, n'impumyi ko zihumuka, no kubohora ibisezegeri, no kumenyesha abantu iby'umwaka w'umwami agiriyemo imbabazi. Amaze kubumba igitabo agisubiza umurinzi w'inzu aricara. Abantu bose bari mu isinagoge baramutumbira. Amen. amen. Ongera kandi dufashe n'ubutumwa tura 3 uratangira ku murongo wa mbere ugeze ku wa 4. Yego. Zakozwe n'ubutumwa 3 murongo wa mbere urageza ku wa 4. Ya, adusome byakozwe n'intumwa igice 3 n'umurongo wa mbere kugera kuri 4. Nuko Petero na Yohana barazamuka bajya mu rusengero mu gihe cyo gusenga aricyo saa 9. Hariho umuntu wavutse aremaye ibirenge, yarahekaga agashirwa ku irembo ry'urusengero rwitwa Ryiza kugira ngo asabirize abinjira mu rusengero. Yego. Abonye Petero na Yohana bagiye kwinjira mu rusengero arabasaba ngo bamuhe. Petero na Yohana baramutumbira. Petero aramubwira ati uturebe. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Arakoze cyane umusomyi wacu, Imana umugisha. Amen. Tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo gutumbira Yesu. Yego. Niyo jambo tugiye kuganira. Ariko tutarigeraho turavuga ni magambo nkangahe asirayo yose akoreshwa ku maso. Tuvuga gutumbira, twareba nko kureba buratandukanye no gutumbira. Tukavuga gukanura ko kuratandukanye kureba. Hakabaho no gusamara. Ayo ni amagambo yose akoreshwa n'amaso. Iyo tuvuga rero gutumbira ni ukureba ikintu ukakireba ukakitegereza, ndetse mugabo n'umutima wawe wari ukakibaho, n'umutima nawo ukakireba ukakitegereza, ukakireba cyane ukagishyiraho kugishyiraho umwete. Uko nguko ni ugutumbira. Iyo tuvuga rero kureba ushobora kureba ikintu ukakireba utambuka, rimwe na rimwe nturacitegereze kuko amaso azareba ibintu byinshi, ariko byose siko uzubitumbira. Ukireba gusa ugatambuka uko wakibonye, banakubaza ngo ese wabonye iki? Ati mbonye umuntu uhagaze hariya, mbonye iriya modoka, ariko tiwayitumbiriye, tiwayitayeho, tiwayirebye cyane. Hakabaho no kwitegereza, cyangwa se usamara. Iyo umuntu arebe wasamaye, rimwe na rimwe usanga ubwenge busa ngaho butakiri bwo kugira. Ukareba ikintu ukakireba, ubwenge bwawe bwose bukakibaho. Hakabaho no gukanura. Umuntu ashobora gukanura kandi udahanura. Muzarebe hariho n'impumyi zimwe uzusanga zikanuye ariko zitabona, kandi ukabona zirakanuye
ariko kandi ntizibone. yego Ibi bintu byose niko tubifite mu matorero yacu cyangwa se mu bantu bacu. Hariho abantu bakanuye ariko batazababona, mukababwira ukabona bariko barareba ariko ntibumve, ntibamenye iyo muhaye muja, ntibamenye n'iyo muhaye muva. yego Hakabaho n'abandi bantu baza bareba gusa bagasa ngaho icyo ntacyo bibabwiye. Hakaba n'abandi baza bitegereza, ugasanga yitegereje, ugasanga ikintu yakireze yakimenye citayeho. Hakaba n'abandi baza batumbira. yego Yesu ashimwe cyane. amena Aya magambo yose tuvuze yose agiye atandukana kandi yose agiye agira akamaro ku muntu. Ariko turavuga kuri ano magambo abiri, kureba no gutumbira. Yesu ashimwe cyane. amena Dusomye no magambo Bibiliya itubwiye Yesu ngo aje iwabo, yarerewe mu gihugu cy'iwabo. Amaze gushika ngo abasanga mu isinagogi, abasanga mu materaniro, asanga barimo basenga cyangwa se bari mu materaniro mu masinagogi. Ngo bamuheze igitabo ngo cy'umuhanuzi Yesaya. Akumbuye ngagera ku ijambo rivuga ngo umwuka w'Uwiteka ari kuri jewe. Haleluya. Umwuka w'Uwiteka ari kuri jewe kuko yantumye kubwiriza ubutumwa bwiza. yego Haleluya. amena Yantumye kubwiriza ubutumwa bwiza. Yantumye kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi. Bamuha igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, warakirambura abona igice cyanditsemo ngo umwuka w'Uwiteka ari kuri je. yego Nicyo cyatumye asigira kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza. Imitego yaje kubwira abakene bo mu mitima, kuko Bibiliya itubwira ngo hahirwa abakene mu mitima kuko ubwami bw'Imana ari ubwabo. yego Nawe arabivuga ati naje kubwiriza ubutumwa abakene. Yantumye kumenyesha imbohe ko zibohowe. Haleluya. amena Yantumye kumenyesha imbohe ko zibohowe, n'impumyi ko zihumuka, no kubohora ibisenzegeri. yego Aronga aravuga ngo no kumenyesha abantu iby'umwaka umwami agiriyemo imbabazi. amena Aronga aravuga ngo amaze kubumba igitabo agisubiza umurinzi w'inzu, aricara, abantu bose bari mu isinagogi baramutumbira. Haleluya. amena Amaze kuvuga ayo magambo arabatangaza. Amaze kuvuga ayo magambo abantu bayumva ukundi, batese uyu mwana, uyu musore, ibi ngibi ndavuze noneho ni ibiki? Amaze ngo baramutumbira. Haleluya. amena Tumbira, baramureba, baramwitegereza, batangajwe n'amagambo amaze kuvuga. Hano muzakozwe n'intumwa, Petero na Yohana nabo ngo bagiye mu rusengero rwitwa Rwiza. Guhari ku masaha 9, amasaha bateranagamo, amasaha basengagamo, amasaha y'amateraniro asanzwe. Ngo barengezaga ikimuga ngo bakakizana bakagishyira ku rusengero kugira ngo kihahire, kugira ngo gifashwe, kugira ngo kibone nacyo amaronko y'uko cabaho. Ngo kibonye Petero na Yohana ngo kibaramburiye amaboko kuko bisanzwe
turabizi ino mu miji abantu benshi mu mihanda tuba dukunda gusanga abamuga bicaye waje gutambuka ukabona arambuye ukuboko waba ufite ukamuheza utaba ufite ugatambuka yego ataha kumwima nuko utabufite nyine nabo ngo babonye agiye kwinjira abo arabareba azi yuko arabaramburira ukuboko azi ngo hari icyo bamuheza ariko ngo baramubonye barahagarara ngo ibo ijambo rya mbere baramubwiye ngo udutumbiye amaze nabo baramureba haleluya amen ati wowe dutumbire bakivuga ayo magambo yatekereje yuko bari mu muheze noneho byinshi birenze iby'abandi kandi noneho ariko banahagaze bakanavugana bakanaganira ariko abandi n'uwamuhezaga yaramuhezaga yicecekeye akitambukira ariko ibo barahagarara bamaze guhagarara baramuganiriza bati noneho ibo aravuga ati wewe dutumbire noneho nabo ngo baramwitegereza barangije aramubwira ati noneho ifeza n'izahabu ntazo dufite ubitekereje mu yandi magambo ntiyaruce gucika intege ariko kubera bano bagabo mu mwanya barambwiye ngo nibarebe nibatumbire none kandi ngo ntacyo bafite nta feza nta zahabu batarika icyo tugiye kuguheza bati mwizina Yesu haguruka ugenda haleluya izina rya Yesu haguruka ugenda wa mugabo cya kimuga kiremwamwo imbaraga yishirwamwo izindi mbaraga kirahaguruka kiragenda barinjira rero bene data twari tuvuze yuko turi buvuge hejuru yo kureba no gutumbira abantu barebye Yesu bamureba gusa batambuka ariko ntibamutumbira bamurebye gusa gishuka bitambukira ariko ntibahagarara ngo bamutumbire ntibahagarara ngo bamutumbire ariko uyu munsi naje kukubwira mwene data ngo umutumbire noneho umuhange amaso hari umuririmbyi wavuze ngo uje uhora umuhanga amaso ngo kandi uze umutumbira uje umutumbira haleluya Yesu hariho bamutumbiriye kandi yagize icyo abamariye iyo tusomye hariya muri Samweli turebye Ana umukozi w'Imana Ana ngo bagaza bazishiro ngo bagenda gutambira Imana buri mwana ngo babigenzaga gutyo noneho bakajana n'umugabo na mukeba wiwe bose ngo bakaja gutambira Imana bamara gushika iminsi ngo bagiragayo iwe ngo yagiraga umwanya wiwe wo kwiherera akaja gutumbira Imana yego amaze umunsi umwe ngo yicaye ayitumbiriye ahaye ayireba ayihanze amaso umutamzi atese wa mugore we iri sindwe ryawe rizageza ryari umugaragu kazi wawe sinanyoye sinumusindwe atariko hari ico natumbiriye hari ico nashaka hari ico nakenera amaze aramubwira ati muvyeyi niki amubwira amakuru yiwe aramubwira ngo muvyeyi ugenda ica Imana ico wasaba Imana izakiguheza Ana yamenye gutumbira neza yatumbiriwe ubu umufasha wiwe amaze amavuga ati uyu mwana nimubona nanje nzamuheza Uwiteka nanje nzamutambira Uwiteka nanje nzamugira umukozi nanje nzamutanga korera Imana Ana yamenye gutumbira amenye gutumbira bavandimwe bene data nta kintu tugomba gutumbira muri kino gihe yego tugomba gutunzi buhari buratambuka nubwo akanya gatoya tumbira ibihugu tugiye tubamo
biriko biradutwara umwanya ubusa ariko dutumvire Yesu. Reka mbwira abavandimwe baraye babuze ababo, tunabaheza pole, tubabwira ngo bene data nihangane, ariko hariho tugomba gutumbira. Uwabishubije, uwabakunze kuturuta uko twebwe twari tubakunze, yego uwo niwe kukubwira ngo umutumbire. Kandi ngo uje umuhora umuhanze amaso ku manywa na nijoro, ku manywa na nijoro. Iyo utumbiriye ikintu twavuze ngo uracitegereza cyane. Petero yewe ati dutumbire, ibo ngo baramureba. Burya biratandukanye kureba no gutumbira. yego Iwe yarabarebye bukeya gusa ategereje ngo hari icyo bamuheza. Nakubwiye ngo uyu munsi wa none w'icumweru, izi tariki z'uno mwaka, kura amaso kuri utumbire Yesu wenyine. Haleluya. Inzu wafunguye. Turavuga ngo dutumbire Yesu. Bibiliya itubwira ngo niwe bantu dufite mu biriho zose, dutumbire Yesu. Mu ntambara tugenda duhura Yesu, mu ntambara zacu z'uyu mubiri dutumbire Yesu. Niwe ahura n'indwara, utubwira indwara ngo wandwara we, mfite Yesu utumva indwara. Haleluya. Yego. Reka tukubwire ngo ahura n'indwara, tumbire Yesu. Niwe ahura n'ubukene, utumbire Yesu. yego Niwe ahura n'impanuka, utumbire Yesu. Daniyeli yatumbiriye Imana yiwe nubwo yari mu gihugu cy'amahanga, mu gihugu cy'ikinyagano, mu gihugu cy'abandi, ntabwo yigeze yibagirwa gutumbira Imana yiwe. Arayitungiye, arayiringira, arayizera, nawe iramurwanirira kuko yayiringiye. Imana yawe niwayiringira ntizagutererana. Imana yawe niwayiringira ntizagusiga, ntizakureka. Ngo byageze naho n'intare nazo zimwanga kuko yari yaratumbiriye usumba intare. Yari yaratumbiriye uruta intare. Nawe niwamutumbira mwene data ntacu uzamuburana. Niwamutumbira ntazagutererana. Niwamutumbira ntazakureka. Haleluya. amena Ni benshi bamutumbiriye kandi arabarwanirira. Muvyeyi mwene data, mukozi w'Imana, iki gihe turimo nico uriya hari umuririmbyi waririmbye neza, aravuga ngo dukura amaso ku bibazo, amaze ngo tuyange igisubizo. yego Ite igisubizo cyacu nta handi twagikura, ni muri Yesu. amena Gusa wenyine gusa. Abakozi ntibatumarira ibibazo byacu, abakire ntibagukemurira ibibazo byawe, oya ye, ariko dufite Imana ikemura ibibazo byose. Ishake na Abedenego ari mu gitabo cya Daniyeli, bariya basore bari baringiriye Imana, bari barahanze bari baratumbiriye Imana. yego Baravuga ngo kino gishushanyo, iki gishushanyo nta mpamvu yo kuramya igishushanyo cy'umwami Nebukadinezari. Batoshoboka bate siyo Mana, niyihe Mana yabakiza amaboko yanje? Izakunda ijambo bano basore bavuze, baravuze ngo nubwo itaturengera, nubwo yatureka, nubwo yakwiyicira, tuzopfa tukiyizeye.
haleluya amena ishimwe cyane bavandimwe bata dufite imana izirengera ngo barabafashe barababoha babata umuriro nawe urabasesema urabanga kuko ubwabo bari umuriro umuriro wari ubarimo ntiwashoboraga gutwikwa n'umuriro wa Nebukadinezari kuko ubwabo bose bari bafite umuriro w'umwuka wera bari bafite imbaraga z'umwuka wera byatumye uriya muriro haleluya nawe ubatinya kuko bari barifite uruturiya muriro. Rero bavandimwe bene data ntaco twatinya dufite imana yacu gusa tuyitumbire nitwayitumbira mu by'ukuri izatugeza ku byo dushaka byose nitwayitumbira izadukorera ibyo dushaka byose. Hariya amagambo Yesu yavuze nicyo cyamuzanye. Rero mwene data nawe uri mubo yaje kumara ibikomeye yaje kumenyesha umwaka haleluya wo kubohoka mwene data. twarabohowe ariko gusa mureke tumutumbire tumuhanga amaso ntaco azotuburana. Umutumbira nijoro umutumbire ku manywa nubyuka umubwire ngo ndabyutse niwe mpaye ubugingo bwanje. Nuja kuryama umubwire ati data dore burije ngiye kuryama ubugingo bwanje mburambishitse mu kiganza cawe. Amaze gutwe wisinzirire. Dufite umwami wacu Yesu twatumbiriye ntaco twamubura n'abavandimwe ntaco twamukena n'abavandimwe tumutumbire gusa. Twavuze ngo hariho benshi baza bareba abandi bagakanura. Twavuze ngo umuntu ashobora gukanura kandi adahaye areba akanura abantu benshi niko bameze kuri none barakanuye ariko ntibabona. Ariko nakubwiye ngo tumbira Yesu urebe Yesu niwe mukiza niwe mufasha wawe niwe murengezi w'ubugingo bwacu. Bavandimwe bene data reka turangize tuvuga ngo haleluya amena. kiriya kimuga cyo ku rusengero cyatumbiriye Petero na Yohana baragikiza. Ese wowe niwatumbira Yesu niki yakuburana mwene data? Niki yakuburana? Nta na kimwe. Gusa icyo tugusaba ni ukumutumbira. Nicyo cyonyine ni ukumureba gusa. Kandi twavuze ngo gutumbira iyo watumbiriye ushyiraho ibitekerezo byawe ubwenge bwawe bwose akaba yubushira. Rero mwene data reka ubwenge bwacu ibitekerezo byacu tubitumbirize Yesu. Niyo uza kwinjira mu modoka uzuyibwira ngo mwami ni wowe twijanye muri no modoka. Niwe twijanye muri no modoka amaze arangize ubu wigendere ubohotse. Imana itugirire neza. Amena. Itugirire neza ibyo kumbira. Tuvuze abayitumbiriye bakeya ariko ni benshi bayitumbiriye. Ba Ibrahimu barayitumbiriye. Imana agezaho ibibwira ngo mbonye haleluya imwitizira ngo nisebize. Nuko yari yaratumbiriye Imana yiwe. Natwe bene data nitwayitumbira icyo dukenye cyose icyo dushaka cyose icyo twifuza cyose Imana izakidukorera. Imana itugire neza kandi Imana nitwiteho. Murakoze cyane bene data reka dusenga Imana. Imana nziza Imana no kwiringirwa turagushimiye kuko data uhoraho uduhaye kugutumbira Mana. Uduhaye amaso kureba data werawe. Uduhaye amaso gutumbira Mana. Uduhaye amaso gutumbira byiringiro byacu. Data turakoze ugize neza. Bene data bose mw'Imana mu ngeri mwiza. Haleluya.
ureke gutuka ugutumbire ubone banze ryo kwizera kandi ni wewe uzi gusohoza. Data we urakoze ugize neza, ntabwo turagushimiye. Urakoze niko wese umwami wacu mwiza. Amen.